bwenge bw'abantu ku bwenge bwacu birakabije birarenze birakabije ku rugero nyine njyewe I can't blame anyone wamuvugaho cyangwa se wagira gute no nanjye ubwanjye uretse kuba ari umuvandimwe n'undi munyarwanda kuba atari umuvandimwe wanjye yenda ngo mvuga ati ku ntege z'umutima kubera ko ari umuvandimwe I don't have anything to say ariko ari nk'undi muntu nanjye ubwanjye naba namwanjamye Mana yanjye ari ibintu ureba kuvuga ko ku muntu kuko rero uri kumva sibyo ukuri kumva uri kubibona ukumirwa nimba uzira amazana uramuzi mu myaka yabayeho musanze mu gihe cyose yabayeho abantu bose baramuzi inshuti ze zose nimba wari uri no kuri iriya live wabibonye inshuti ze baramuzi sibyo natwe uko tumuzi turamuzi uriya siwe Ramazani twebwe twavukanye nawe siwe Ramazani tuzi mu myaka yose yabayeho mu buzima bwe kugeza ku isaha ya nijoro mwebwe njyewe ukuri kunyuraho ni ukuri kose keretse nkweretse nka chat yanjye nawe cyangwa nkakwereka nka chat yo muri famiye yabo tuvukana twaragerageje ubundi ibintu byose byatangiye tukeka ko ari depression yo kuba papa yarapfuye yego ariko biri mu bintu byagiye bimuzurira kuba nyine ntabwo azi kwihangana ntabwo azi gufata ntabwo azi kwakira situation y'ikintu icyo ari cyo cyose none se umusaza hari ahantu byari bihuriye wenda na leta bikaba ariyo mpamvu webwe biri izina ry'Imana rubanda bazi data abantu bose baramuzi papa wanjye ntiyigeze agera mu bintu nta nubwo ngo nyine twarageregeje ibishoboka twagerageje ni ukumuvugisha urafata mu magambo umuntu wabyaye ufite abana agiye gusura abana bayo muratwisha muratumaze mwantera hamwe muratwisha kagame wowe na efuperi muratwisha muri ntera hamwe murapfuye isi yose ugomba kubona kagahinda mwagera hamwe mufashe abayidamage murabishe mufashe abatutsi bose mu gihugu murabishe mwishe abantu bose bavugira abanyarwanda mwantera hamwe mwese mufite abandi ntera hamwe izi mwakazi z'abagozi muzibwe ngo nama ngo wasaze nimwe mwasaze mushyikira igatera bitajyanye utuka abantu ubwo no gutera hamwe kwanza we uri n'intera muzongera kugaruka imbere yanyu nta amusore kabisa umuntu wese wica abantu uwoza ari intera hamwe uwo bari intera hamwe ngo ni intera hamwe z'ubundi bwoko ari umumama nabyumvanye ni intera hamwe z'ubundi bwoko izo nizo kino kurwanya you understand ngukuje ngoro kwigaragaza ngo uravugira igihe wavuze kujya ubone iki kigutwara mu Rwanda byanarangiye rero waranasuye uzatabureke kuvuga ubusa kuko ntacyo wowe ntukunda FPR nayo ntigukunda igomba kugukoresha kuko adene ubudade ntabwo ari abanyarwanda kuro ikibazo dufite ni FPR umwarabe nje nagukarabye umuntu nyine unagukarabye kera kwirarega nagukarabye utangiye gutuka abanyarwanda bura tubana nagukarabye nese wagize ngo usishaka so uragaraba ngara niyo bamujya mbona abantu bavuka abandi muri ibintu bro ntabwo wanyuma ukabaza na uragaraba kugira ngo mbone isabune kugira umwana wanjye yige kugira mbero no anyway icyo twagisimbutse niyo cyamagurukije nyuma y'ibyo byose nagerageje kuvuga utuntu mbaye nzi utuntu nzi ariko icyatumye none mvuga ngo enough abyumvise ariko reka nibaze reka byibaze bibaze n'abanyarwanda muri rusange sego aba bantu kuki baza bagashyira ama business mu Rwanda hari abantu batazi badrama kubera ubundi abantu baba batajya bakoresha social media cyane urumva badrama kugira ngo bazamenye ngo badrama ni muntu ki ese uyu muntu wasaze bingana gutya ni muntu ki afite frame ingana iki mu Rwanda sibyo hari abantu batamuzi
mbere na mbere reka tubanze dusobanurire abanyarwanda turumva batari bazi Badrama. Ariko abantu bari ku mashusho media bamazeho igihe. Badrama ni umuntu ufite izina rikomeye cyane hano mu gihugu cy'u Rwanda. Iryo zina niryo rimuhesha kwigaragambya atuka igihugu cyacu guryo. Icyo nacyo ndakigarukaho nkubwira impamvu. Tunibaza ati se aba bantu ko baza mu Rwanda, ko bakuriye mu Rwanda, bakahakirira, bakahakorera, bakarinda bakira, bakaba bakire, bagatangira ari imbobo. Badrama yari imbobo. Yari imbobo. Yanabivuze ati njye natangiye kunywa isigara mfite imyaka 9. None se umuntu utari imbobo warezwe n'ababyeyi agahabwa uburebure n'ababyeyi, uwo mwana yahurira he n'itabi ku myaka 9? Badrama yari imbobo, yari marine. Agirira amahirwe hano mu gihugu cyacu cy'u Rwanda ari cyarimo kugenda asebya. Arakora, ateza impano z'abanyarwanda arazizamura. Nawe arazamuka. Ba Marina bo bose ukivuga Badrama wumva ba Marina, ukumva ba Safi. Abo bose ni abantu ni impano zagiye zimunyura imbere. Safi akiri muri rya tsinda bitaga ngo bagitaga ngo iki kera turabana Urban Boys turabana. Habagamo Safi nawe ndo rubyibushe Madibana. Safi ni wari Madiba. Safi Madiba, habagamo Safi, hakabamo Nizo ni bari Nizo, hakabamo Nizo. Darahane nakundaga nkiri umwana we. Nawe undi wa Madirede ubu ngubu uri mu Faransa. Ushatse umukecuru w'umuzungu. Urumva abo bose ni bamunyuza imbere. Nta mpano y'umunyarwanda itaramunyuza imbere. Ariko kuba yaragiriwe amahirwe, amahirwe atangwa n'igihugu. None se bataguhaye visa wasohoka igihugu ute? Ariko ntabwo byari bikwiye ko umuntu nk'uyu nguyu ufite frame ingana gutya mu gihugu cy'u Rwanda yakicara akihandagaza agatuka ubuyobozi bw'igihugu. Katureka n'u Rwanda. Ntabwo ubundi babyemewe umuyobozi w'igihugu ariwe perezida w'igihugu. Ni umuntu uba ugomba kubahwa. Ni umuntu uba utagomba kubwira ibintu byose uko wiboneye, kuko ntabwo aba ari perezida wa koperative, ntabwo aba ari perezida w'ishyirahamwe runaka. Perezida w'igihugu aba akwiye kubahwa. Ntabwo rero kuba yahaza amatabi n'amayoga n'iki byamuha uburenganzira bwo kuza akicara akavuga ubusa. Sibyo? Nibyo. Agatangaza ibintu by'amafuti. Yakabije yarengereye. Oya yarengereye. Bivuze kuri mugabo rero yarengereye kabisa. Oya kurengera ko yarengereye. Urumva? Kubera ko biriya nugukabya bira nugusebya abanyarwanda. Umuntu w'umunyarwanda uvuga ikinyarwanda. Uzi amateka ukuntu yatangiye aranakuzereka. Wenda ari abana batazinga amateka y'u Rwanda byarimeze bite. Birumvikana. Ariko uriya ni umuntu ukuze. Uriya ni umuntu uzi amateka y'u Rwanda yarayabonye n'amaso ye. Turetse no kuba yenda yavuze nabo babyita gusaza wanduranya. Bira no gusaza wanduranya arimo arasaza yanduranya. Oya nyumva. Uretse no kuba yanavuga nabi perezida, nta nubwo ashobora kumwubahira yuko amuruta. Ari umusaza ukuze. Icyo cyonyine nta nubwo ashobora kukimwubahira. Koko ntashobora no kubaha byonyine ururimi rwonyine avuga. Twe turashima Imana kuba twaravukiye mu Rwanda by the way. Hari abene igihugu baba badafite n'uburenganzira na bukeya ku gihugu. Rega bajya bavuga ngo buriya ngo igifaransa n'ikinyabupfura ngo ni ibintu utakiga ukuze. Sinumva ukuntu Badrama wakoreye mu Rwanda akahazamukira agafonda ubuzima akabufondera mu Rwanda bugakunda bukabaho.
ariko hari inkuru akanaba umukire buriya Badurama ni umukire by the way. hari inkuru numvise ngo yahabaye ngo no gutega ngo atabasha gutega none uri kuvuga ngo none yahabaye atabasha gutega ariko yahavuye agenda mu modoka ye. Niho u Rwanda rudatanga opportunity. Niho u Rwanda rutamugiriye neza. ese ko numvise avuga ngo mu Rwanda ngo turakennye ngo dufite ibibazo. None ni ikihe gihugu kitagira ibibazo? Hari umuntu utagira ibibazo n'abakire bagira ibibazo n'abandi. Ngiye igitekerezo cyanjye ntago abantu bose Imana baremye ngo bose babe kuri level imwe. N'ibihugu byose niyo wajyana mu bindi bihugu by'abakire haba harimo abakira n'abakene bamwe bafite imodoka bafite indege bafite abagenda n'amaguru bagenda ku tugare. Rero mu isi habamo ibintu kuko hari no tubonera ubumana bw'Imana. Rero kuvuga ngo araza kubigereka ku gihugu cyangwa araza kubirenganyiriza abantu. Arashaka ko perezida wacu akora iki mu buzima? Aheka abanditsi. Cyane nshaka ko abantu bose akagenda akaboza ibirenge akabaheka ari kugira ngo bashimishire. Akora iki? Nicyo atakoze uyu musaza. Ko abantu tutanyurwa, abantu tudashima. Yakuriye mu Rwanda agenda n'ibirenge, avuye mu Rwanda agenda n'imodoka. Nicyo u Rwanda rutakoze. Nicyo u Rwanda rutamukoreye ku buryo anywa amata bagasara. Sinamatabi njya numva ngo hari ukuntu bano bantu bibigarasha bahunze u Rwanda bitewe n'ibyaha runaka bagiye bakora ngo hari ukuntu bagenda bakamenamo amafaranga ngo bano banyarwanda bari hanze ngo nabo bakajya muri groupe yabo ngo hari amafaranga bagenda babagenera ngo kugira ngo bakomeze basebye igihugu. Ntubone buno bugabo bwa Ezekiyeli bya Bosco Empire byirirwa bya Sergeant Robert byirirwa birogotwa. Nta mafaranga baba. Nta mafaranga. Nese ubwo none subona bamukanyiko na bafinatunga imyanya yo umwanya bamara kumarayo. Niki bakora? Niki bakora uretse gushaka kwangisha abanyarwanda igihugu, gushaka kwangisha abanyarwanda ubuyobozi buriho. Ese barashaka ko tubukuraho dushireho bande. Dushireho bande. Nta muntu washobora iki gihugu rega bicare bige. Umusaza n'umusaza yatugesheje kuri byinshi. Ngoya nibatubwire basi bajye banavuga ngo mukureho ubuyobozi mushireho ububazi. Banatwereka ubwo tugomba gushyiraho. Ese barashaka ko tuba mu gihugu kidafite ubuyobozi? Si ikibazo. Barashaka tube mu gihugu kitagira amategeko. Ni ikibazo gikomeye cyane. N'ikibina kigira amategeko kigendera hanswe igihugu. Oya ariko niba ari indonke nyine bari kuzironka nabi n'ugushakira aho batagakwiye kuba bashakira biriya n'uguta umuco. Rero urumva bari abantu bo bataye umuco already urumva. Yego nta muryango buri kigoryi ariko niba bafasha umwanzuro wo kugenda bagafata umwanzuro wo guhunga igihugu bagafata nibareke abari mu gihugu dutuzi dukunda ubuyobozi bwacu bifata abana bato b'inzira karengane ngo batangire babashyiremo iyo myuka mibi yabo by'amafuta biriya no kwanduza abana batoya rwose bakagira ngo hari biriya bintu kuko urubyiruko rw'ubu wibuke ko social media zirimo zirangiza abana zirimo zirangiza urubyiruko cyane cyane noneho abakobwa bo umuco wacitse burundu mu gihugu. Leta igira ikintu bikoraho ndi kubona leta nyitungiye agatoki igenda ijya ku ma TikTok ireba ukuntu abana b'urubyiruko nabo bari kwangirika ni kuri bitangira abana bata umuco. umuco baratukana bagatukana ku babyeyi bagatukana ku bababyaye barengana abo basaza n'abakecuru tutazi aho bicariye bakoze akazi kabo babaye intwari zabo baririrwa bambaye ubusa. Noneho nabonye agakobwa ejo gakora video karimo kwikaraga kambaye umupira wonyine wishifoni ute wonyine ubwo bugize amahirwe bugasohoka igihugu ibyo bwakora byaba bingana iki? Nyakubahwa rero aho hantu naho ahigaho nubwo bari gusaba monetization ariko zira monetization nazo ziraza guteza ibindi bibazo kuko umuco wacitse bari gutukana bakuze bari gutukana bagomba gushyiraho ibireba inuza imirongo ngenderwaho.
aba bantu bose rero ndi kubatunga agatoki kuko aba nibo bagenda bagakura bamara gukura bakaba babi kuko n'ubundi bubi baba barabutangiranye ari abana rero bagira ikintu nacyo babakoraho bavuga ngo igiti kigororwa kigira gito urumva kandi ikindi kuba wumva ubuyobozi bw'u Rwanda utabukunze igendere ugende ujye mu gihugu ukunze ubuyobozi bwacyo sibyo wikorera utuntu twawe utuje apana kuza ngo niba wanze ubuyobozi urashaka twe nta munyangire tugira niba wanze ubuyobozi hari ibyo mutumvikanyeho cyangwa hari ibyo bwagukoreye kumva ntibikunyuze igendere bwibure sibyo uraza kubitubwira twebwe bitumarira iki tubikoreho iki natwe n'ibyanga yenda tukumva ibyo badukoreye n'ibitunyuze tuzacaho twigendere dusiga amahoro n'abandi nabo nta mpamvu yo kugira ngo ni nka bya bindi mu cyaro umwana agirana ikibazo n'umuturanyi ugasanga abujije abana be gukinana n'abana b'umuturanyi ngo bafitanye ikibazo ibyo ntabwo bikibaho turi muri leta y'ubumwe rega abantu bagomba kwiyunga nta kintu abantu bagomba gupfa ngo bahore batongana uyu nawe turamunenze badirama turakunenze badirama watumye abana b'urubyiruko duhaguruka badirama watumye ababyeyi duhaguruka badirama watumye abagabo duhaguruka ko twe tuzi igihugu cyacu tuzi icyo kitumariye tuzi aho cyadukuye tuzi amahoro dufite turaryama dufite umutekano badirama tubabariye ashaka kudusubiza inyuma buri intambara tugusabye amahoro tugusabye amahoro ivugira ugenda biganire nawe muhuje ibitekerezo biganirira iyo mu gika mu biganirira iyo ngiyo rero tuguhaye gasopo utwatake ntabwo dukeneye ibi bintu yubadirama turakubwiye tukwatake uvuge ukore dukore nta muntu uzagukinira mu Rwanda rwacu u Rwanda rwacu ni u Rwanda rwacu nta muntu uzagukinira mu gasambu kacu ahangaha nta muntu ashaka kudusubiza mu matongo ubimenye aha turatera twebwe turatera ntabwo duterwa we arashaka kudusubiza mu matongo badirama tugusabye amahoro basi bwa rimwe niba ushaka kunywa amata uduze tugukamire cyangwa tukugabire inka natwereke niba yagaye ubuyobozi bwacu natwereke ubuyobozi washaka gushyiraho uze tukugabire inka ugende unywa amata ugabanye inzara siguraka twashoje ubwo twakubwiye twashoje kandi ubwo nuko turakubwiye badira kandi wumve inama we badurama n'igitwe kibi wumve inama nkugiriye ndakuze sawa